nkuko duhora tubabwira rero abakunzi b'Intare Official, murabizi yuko tugomba kubashakira ibyiza tukabagezaho amakuru uko yitwaye n'uko ameze mu bice bigiye bitandukanye, ariko murabizi yuko twibanda cyane cyane ku bibera muri hano muri Afurika mu biyaga bigari, cyane cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Niyo mpamvu byabaye ngombwa yuko n'ubundi nka Clever Bemba ku Ntare Official injya kureba aho biri kubera. Ibyo nshatse kuvuga ni ukugira ngo menye ba bantu nk'uko nagiye mbabereka n'ubundi bagiye bava muri FDLR, habaye icyo bita pass out uno munsi ku itariki 30 z'ukwezi kwa 10 2025. nizo ngizo nari ndimo anari byo n'ubundi mukomeza kwirebera, mubona ko ari ibirori bikomeye. Ahangaha hari abagiye batanga ubuhamya, abagiye bafata ibikoresho, ubona ko ari ibintu bishimishije kandi binejeje. Ahise ndi kugira ngo n'ubundi mukomeze mubikurikirane, mubyumve kandi mubirebe, na ba bandi bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kwinangira aho bagiye bari hose, ko baza bagataha bakajya mu gihugu cyabo bakiyubakira igihugu, bagafatanya n'abandi kucyubaka kuko ni igihugu cyabo. Hari umuvandimwe umwe wanabivuze arabigaragaza mu kiganiro nagiranye nawe umunsi w'ejo, avuga ati njyewe abahanuzi batubwiraga ko tuzafata igihugu cy'u Rwanda ngo imbunda tuzihekeye ku mugongo inyuma tutari kurasa. Ambwira ko abahanuzi koko ari ukuri, kuko nawe yamaze kurufata, ko yarugezemo koko atarashe nk'uko babivuze, agasanga ko ari ukuri. Nabariya nubwo wenda murabyumva, hari abahanuzi b'ibinyoma bajyaga guhanura ku bijyanye n'ibyiyumvo n'ibitekerezo byabo. Ahangaha naho niho mugiye kubona ukuri kw'ibyo ngibyo byose byagendaga bivugwa. Ariko n'aba bandi bose bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tubabwira bati nimutahe muze mu gihugu cyanyu, muze murebe abandi barabasize, abandi hari ibyo bagezeho, muzajya kujya mubireba n'ubundi mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Ariko icyo nabwira abari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, General Omega, uriya musaza witwa Rumuri n'abandi bari hariya ba Nyembo, murekura abo bana baze nabo bagendere kuri kaburimbo, bagendere mu modoka, bagende kuri moto, bave muri izo gucuruza za mangwende, bareke kwirirwa bari gucuruza urumogi, ahubwo batahe baze bafatanye n'abandi banyarwanda kubaka igihugu. Yitwara gisirikare mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kubera igihe tugiye kubagezaho gusa ubuhamya bw'abantu babiri. Turagira ngo duhamagare uwitwa Mbale aherutseyo vuba, atubwire impamvu bagenzi bacu bari muri aya mashyamba badatahuka, noneho anatubwire ese FDLR ubushobozi bukurahe kugira ngo ibe igikomeje kubuza umutekano muri aka gace k'ibiyaga bigari. Turagira ngo Mbale tudatinze tumuhe umwanya w'ijambo, ubwo MC araza kudufasha aze kuvuga muri make mu ndimi zumvwa n'aba bashyitsi bacu. Murakoze nyakubahwa mushyitsi mukuru. Murakoze cyane. Amazina nitwa Mbale Afashimana, navuye Ipinga tariki 13 z'ukwezi kwa 8, nageze hano mu Rwanda tariki nanone 13 z'ukwezi turimo kwa 10. Hari impamvu ikomeye ituma FDLR idataha cyangwa se abasore bayirimo. Impamvu ni imwe gusa, iyo ibyerekeranye n'amadini hari abahanuzi baza bakababwira iki nicyo gihe cyo gutaha mu Rwanda.
ngo barababwiye ngo nihaba ikintu cy'intambara bagasubira ipinga kuko bari hafi y'umupaka w'u Rwanda ko bazagaruka bari gutaha mu Rwanda. Iyo niyo mpamvu imwe gusa ituma FDR idataha, bategereje gutaha. Niyo mpamvu yonyine gusa. watubwira ubushobozi FDR ibukura he? Ubushobozi tubukura muri FARDC, niyo twabukura, niyo nasize tubukura. Hari indege iza ikagwa ipinga tukajya kuhafata intwaro n'amasasu na rasiyo, bayiduha mu buryo bw'amafaranga. Iyo rasiyo nibo badufasha mbese muri make. Ese ni ikihe cyizere uretse ubwo buhanuzi bw'ibinyoma buhabwa abari muri FDLR, ni ikihe cyizere kindi gihabwa ruriya rubyiruko kugira ngo rube rwaguma hariya muri Congo, bamwe bagahitamo kugaruka mu gihugu cyacu kubaka n'abandi banyarwanda, abandi bakagumayo? Ni ikihe cyizere baba? Nta cyizere kuko bagutera ubwoba, nta cyizere kindi kirenze kuri ibyo ngibyo mbabwiye. Ikindi batumenyesheje ni uko ushatse gutaha bamumerera nabi. Icyo tutagitinzeho, ndagira ngo mu by'ubuhanuzi bw'ibinyoma, hano turi kumwe n'umwe mu bahanuraga ibinyoma, we yatera hejuru agahaguruka akabasuhuza. Yego madamu, tera hejuru ubasuhuze, haguruka. Uyu ni umwe mu batangaga ubwo buhanuzi bw'ibinyoma. Ni ibihanuzi bamubwiraga ngo ugende uhanure ibi, uvuge ko ari Imana Uwiteka wo mu ijuru wabivuze. Nawe rero agatitira bimwe bisanzwe, agatanga ubuhamya bwo kuvuga ngo nimutera kariya gasozi kazafatwa, nta kabuza muzataha mu gihugu cyanyu. Urakoze cyane. Dufite n'umupasiteri hano nawe wabihamyaga yifashishije Bibiliya. Ubwo rero ubwo banyamuzagenda mubwumva, ariko noneho hano muri kwa gusubiramo kwa FDLR muri iki gihe, turagira ngo madamu nawe aduhe ubuhamya bwiwe ku byamubayeho ndetse n'ibyatumye afata icyemezo cyo kuba yagaruka hano mu gihugu cyacu. Excellencies, Honorable Minister, as for the testimony saying that his private Mbale Hakizimana, he has been repatriated on 13th of this month, October 2025, and he's saying the way they were delaying in the RDRC, it's because they were supported by FRDC, which were giving to them all the missions to be there in the jungle. They were given all the weapons to use in that rebellion as FDLR troops or armed groups. And also that was due to the ideology which was given to them, and also for the wrong prophecies. And here we have a lady who is seated at the middle of those chairs. Yego, reba bariya, zamura akaboko suhuza, reba bariya bariya. This lady was among the ones who were giving wrong prophecies about these ideology. And also we have the pastor. We have a pastor also who was quoting the Bible passages, giving all the wrong prophecies and also these wrong ideologies. That is why they are delayed there. They are speaking about how they delayed because of all those things. And also they are building them fear, saying that when coming in here in Rwanda, they will be killed, which now let them to be there in that country and living a miserable life. Comme il est en train de dire, il s'appelle Mbale Hakizimana. Il a été repatrié le 13 octobre de ce mois. Donc, et là, il dit tous les moyens qu'ils reçoivent au Congo, en RDC, ils trouvent les armes et toutes les munitions pour pouvoir opérer comme
forces armées, comme groupes armés de là. Et tout cela, ce qui fait qu'ils traînent là-bas, c'est une fausse idéologie, c'est l'idéologie mensongère qui fait qu'ils ne puissent pas être rapatriés dans leur pays, et aussi ils construisent une sorte de peur qui fait qu'ils ne puissent pas accepter de venir. Et comme vous le voyez, il y a une dame qui est là, elle fait de mauvaises prophéties, et d'autres, il y a des pasteurs qui sont en train de références bibliques, disant que c'est Dieu qui a dit ça, et pourtant c'est faux. Et tout cela fait qu'ils construisent de peur en eux, c'est qu'ils vivent dans des conditions misérables, là, en RDC. Nous continuons avec le témoignage pour la dame. Merci. Murakoze. Murakoze, nitwa Mukamana Claudine, ndi umudamu w'umukuru wahoze mu ba FDR, akaba yari yitwa Ruhinda. Ndatanga ubuhamya navuye muri Congo. Ubuhamya ntanga ubuhamya ntanga nuko FDR, umugabo wanjye yabaga muri Karap. FDR yaje kunyicira umugabo. FDR yishe umugabo wanjye kubera kumugirira ishari, kubera abasirikari bari basigaye bamwumva cyane. Abayobozi bakuru baza kumugirira ishari ngo ashaka kugira ngo ari we uyobora abasirikari. Umugabo wanjye bamuteze grenade mu gitanda, ariko yaje kuvuga ko Omega nawe ashobora kuba yarabigizemo uruhare. Naje gufata umwanzuro wo gutaha. Nazanye n'abana, mfite abana 8, bose ndi kumwe hano i Mutobo. Ariko FDR, umugabo wanjye akimara gupfa, yabaye nk'icitsemo ibice. Ubwumvikane bwaje kuba bukeya, abasirikari bamwe bifuza ko bataha, hari n'abagiye bataha nyuma y'aho umugabo wanjye apfuye kubera ubwumvikane bukeya buri mu ba FDR. Hari n'abumva bataha nuko babura uko bataha, ariko twizeye ko tuzabashishikariza gutaha. Iyo ntego turayifite ko tuzabashishikariza gutaha, nabo bakaza mu Rwanda batubyaye. Nubwo bagenda babakontorora cyane, ariko birashoboka. FDR nta ngufu igifite. FDR abayiha ingufu na aba FARDC. FARDC niyo isigaye ibaha ingufu, ikabaha ibikoresho, ikabaha ibiryo byo kurya. Ariko nubwo ibibaha, nayo yabaye nk'icitse intege aho biciye umugabo wanjye. Ndashima cyane, nkashimira leta y'igihugu yatwakiriye, ikatwakira neza. Turangije amasomo, twageze hano mu Rwanda, dusanga u Rwanda rwateye imbere. Tubona ko twasigaye inyuma, n'abakiri mu mashamba nabo basigaye inyuma cyane, ntabwo bazi ibyiza biri mu Rwanda. Ariko ku masomo dukuye hano, tubonye ko hari ikintu natwe twazagira icyo twimarira mu myuga, kwihangira imirimo, mu kujya mu makoperative, natwe tukazagira icyo tugeraho tugatera imbere.
nshimiye ubuyobozi bw'u Rwanda cyane bushimira cyane, ntabwo ubuhamya yuko bavuze ko badushimuse ariko bavuga ko twapfuye ko u Rwanda rwatwishe, ariko turahari, ndahari n'abana banjye, u Rwanda rutwakiriye neza cyane kandi tukaba twitegura ko tugomba gushishikariza bariya basigaye mu mashyamba bakava mu mashyamba bakareka gukurikira bariya basaza bakoze ibyaha, nibo bagenda babuza bariya abana batoya kuza mu Rwanda kubaka urw'ababyeyi, bagasanga ababyeyi babo mu Rwanda. Ariko abo basaza nabo twabashishikariza gutaha, yuko perezida w'u Rwanda nageze hano mu Rwanda atanga imbabazi, ni umubyeyi, nabo nabashishikariza gutaha kwa ju iriya mu mashyamba barimo barateseka, bararya ibiryo by'abandi, ariko nabashishikariza ko basigaye inyuma cyane. Murakoze, mushimire, ndangije nshimira perezida w'u Rwanda ibikorwa arimo kugenda twereka, turi kubibonera hano i Mutobo, ntabwo turagera hanze naho, ariko abari hanze nabo tubona ibyiza bihari, ariko nshimira cyane abayobozi ku byiza badukorera hano muri Mutobo. Murakoze. Murakoze cyane, ubwo MC yabishyira mu byandikisho. Murakoze. Very nice. Tushimire Madame Claudine Kumanuzita Kanze ubuhamya bwe. Distinguished guests, ladies and gentlemen, she is called Claudine. She has been in FDLR. She's wife to late General Ohinda, who has been in FDLR in DRC Congo. And she's saying that colleague has said that the FDLR now they promise to be and put in practice all the lessons received in here.
Murakoze, nitwa Nizane Anne Marie, nabaga mu gisirikare cya FDL, nkaba nari mfite ipeti rya premier sergent, ariko muri ubwo buhanuzi bavuga nanjye nari umuhanuzi muri bo, nk'uko mubyumvise, buhanuzi bwarategurwaga bukanyura ku bahagarariye icyo bita amagroupe de prière, noneho bakabugeza ku bahanuzi akaba ari bo babugezaho, noneho ubwo abahanuzi bakabiropeta ropetation, noneho bamara kubiropeta bikabona bikagera kubo abasirikare, kuri abo basirikare bateguye kugira ngo babibagezeho. Nta kindi rero batubwiraga ni ukugira ngo tubabwire bakomere ku rugamba, tubizeze neza yuko urugamba bazarutsinda, kandi ko nta shiti urugamba ari ukururwana bakagera mu gihugu barwanya. Nta mpamvu yo kuvuga ngo bazamanika amaboko, ngo ni ukurwana paka bageze ku nsinzi yo gufata igihugu. Icyo ngicyo nicyo bashishikarizaga abasirikari, ariko binyuze muri ubwo buhanuzi, noneho ubwo tukabishyira mu basirikari, abasirikari bakumva yuko ari by'ukuri ko ari Imana nyine ibivuze, kuko bumvaga neza yuko nta handi twabikura atari ku Mana. Hari ikindi mwambaza? Murakoze. Thank you so much. Reka tumushimire. She's called Anne Marie, and she has also been one of the wrong prophets in FDLR. And as she said before, they were repeating all the messages and trying to expand the message and saying that it is God who has said so. And they were urging the armed groups to stand still to the combat or to the rebellion upon to their victory. And from there, they were gaining and publicizing God's wrong prophecies to all the armed groups. Thank you. Yes, in other words, we should say that the FDLR ideology is concealed within the religious beliefs, such that it can reinforce the certificate of the FRDC with the approaches that are not going to liberate what we call liberating, that we are going to capture Rwanda, the FDL come over to Rwanda and the finish off the people. That's all that the ideology and this is what they are actually going over there as the motives propagating the genocide ideology in the guise of religion and exploiting the innocent believers. Notre planète, avec des mots et les familles des prophètes, et tous ces prophètes qui prophétisaient sur les combattants de l'hiver, disant qu'ils vont remporter la victoire et qu'ils vont arriver au Rwanda de Congo. Ils étaient un groupe de prière, et puis le responsable était réalisé pour les donner un message à transmettre aux combattants. Alors ils choisissaient l'office de l'Orient. Elle était parmi les plus importants pour transmettre le message qui ne puisse pas mettre les mains en haut, mais qui vont l'apporter au Rwanda. Voilà tout, c'est ça notre témoignage. Et nous pensons bien que vous aurez tant d'informations à propos de ce que dans les de l'autre côté, mais ce que nous souhaitons, de donner cette fois-ci un bon témoignage pour appeler et rappeler nos compatriotes qui sont dans ces collèges de gagner les pays, et bâtir notre bon pays, nous tous ensemble et en main, avec notre chemin conduit par notre cher président pour nous vous remercions. Merci beaucoup, merci. Thank you so much for the testimony. Thank you for the examples, for the very beautiful testimony. Now, we will giving the organization
is comprised of the ID and the international application, the ahangaha rero niho ubona ko chairperson uhagarariye Nyiramata Christine ahawe ibikoresho byo gutangira ubuzima yize umwuga w'ubudozi. Ibikoresho biri imbere ye bizamufasha kugira ngo abashe kwiteza imbere. ibikoresho ari nabyo n'ubundi nawe numva amashyi menshi. Honorable Minister. yego Ni umwuga w'ubudozi nk'uko mubibona, ibi bikazamufasha kuba yakura ibikorwa bye kandi akiteza imbere hamwe n'umuryango we. This will help you how to put in place all the income generating activities from the tools she received today. Thank you so much. Arakoze, reka duhamagare nk'inzererezi yegera imbere nawe. Hano hari ibikoresho bigenewe abize umwuga wa mekanike, abishyikirizwe nawe. Ibikoresho ahawe ni toolbox ibirimo ibikoresho by'ingenzi bifashisha mu gihe bari gukanika cyangwa kurepara imodoka yize umwuga wa mekanike. Amashyi menshi. These mechanical automobile mechanics, they are receiving the toolbox and other accessories to help to do any income generating activities from the tool they received. Reka duhamagare Ishimwe Denise yegere hino nawe. Hano hari ibikoresho bihabwa abantu bize umwuga ujyanye no gukora amazi, aho harimo imfunguzo. This is plumbing section. They are going to be given a toolbox also for the plumbing trade, where it will help them also to earn a living from there, because this trade is also marketable and they are beginning to earn a living from here. Thank you so much, Honorable Minister. Reka duhamagare uwize umwuga wo gukora amashanyarazi, Igiraneza Nkusi Nadege. Electricity, domestic electricity, Aregera. Thank you so much. Harimo ibikoresho abatesiteri bakoresha mu mashanyarazi. Ibyo bikoresho ahabwa nk'umuntu wize ibijyanye no gukora. Amashyi menshi. Reka duhamagare Uwimana Alphonse nawe yegera imbere, yize umwuga w'ubwubatsi, ahabwe ibikoresho bihabwa abantu bize ibijyanye n'ubwubatsi. Masonry trade, umwuga w'ubwubatsi. Amashyi menshi. This is the masonry trade, and this will help also for the masonry to get this tool will help to earn a living. Thank you so much. Ubwo dusigaranye umuntu wize ibijyanye no gusudira welding, yakegera imbere nawe bakamuha ibikoresho. Amashyi menshi. Yego ahabwa ibikoresho by'ibanze, harimo ponseze bakoresha bakata ibyuma, n'igikoresho bakoresha biporoteja igihe bari gusudira, igihe bakora uwo mwuga. Amashyi menshi. Thank you. As you can see, he's getting the helmets for protection and this toolbox to help him for welding activities. And it is very helpful on the labor market. Thank you so much. Thank you, Honorable Minister, for this great Reka duhamagare uwize umwuga hairdressing, Isimbi Adelaide.
kugira ngo nawe ahabwe ibikoresho, amashyi menshi, hair dressing, gutunganya imisatsi, mukoma amashyi. Nawe ahabwa ibikoresho by'ibanze akoresha. As you can see, it is the hairdressing trade. They are going to give the shaver and all the accessories, a mirror to help for starting the business. Thank you so much. Thank you so much. Murakoze, ni ibikoresho twari dufite, ubwo n'abandi bose 135 ibikoresho byabo barabihabwa. Murakoze. Thank you so much. This is a representation for all other graduates, and we are so grateful for these noble activities you're doing, Your Excellency. Thank you so much. Amashyi menshi. Murakoze cyane, dushimire abantu bamaze guhabwa ibikoresho, ariko dushimire abayobozi badufashije mu gutanga ibyo bikoresho. Ntabwo twabashimira. Amashyi menshi. Murakoze cyane.